Mu mperuka y'isi imyaka igihumbi ivugwa muri Bibiliya iboneka cyane mu gitabo cy'ibyahishuwe ibice 20 ku murongo wa 1 kugeza ku wa 6. Mu byahishuwe Yohana abona iyerekwa marayika amanuka ava mu ijuru afite urufunguzo rw'ikuzimu n'umunyururu munini, afata Satani aramuboha amujugunya ikuzimu. Imyaka igihumbi arangije arafunga kugira ngo atongera kuyobya amahanga muri icyo gihe. Hanyuma handikwa ko abiciwe kwizera Yesu Kristo bazuka bakima bagategekana na Kristo imyaka igihumbi. Ibi byitwa izuka rya mbere. Nyuma y'imyaka igihumbi Satani azarekurwa akanya gato ayobye amahanga bwa nyuma, ariko azatsindwa burundu, hanyuma habeho urubanza rukomeye. Iyi nyandiko niyo soko y'inyigisho zose zivuga ku myaka igihumbi. Abantu barimo abahanga ba teologiya n'amatorero atandukanye ntibabyumva kimwe. Hari inyigisho eshatu z'ingenzi zitandukanye kuri bo. Inyigisho ya mbere tubwira premillennialism, Kristo azaza mbere y'imyaka igihumbi. Iyi nyigisho ivuga ko Yesu azagaruka ku isi ku mugaragaro, second coming, atsinde burundu imbaraga antikristo, hanyuma atangire gutegeka ku isi imyaka igihumbi nyakuri. Abemereye imyumvire basobanura ibintu mu murongo ukurikira. Hazabaho ibihe bikomeye. Yesu azagaruka ku mugaragaro, Satani azabohwa, Kristo azategekana n'abera imyaka igihumbi ku isi. Nyuma yaho Satani arekurwe akanya gato, urubanza rwa nyuma, haboneke no ijuru rishya n'isi nshya. Bafata iyo myaka nk'imyaka igihumbi isanzwe nk'uko handitse. Indi nyigisho ya kabiri ni amillennialism. Imyaka igihumbi ni ikigereranyo. Iyi niyo myumvire ikunzwe cyane mu mateka ya Kiliziya. Ivuga ko imyaka igihumbi atari imyaka nyakuri. Ni ikimenyetso cy'igihe kirekire cyuzuye. Ni igihe Kristo amaze gutsinda Satani ku musaraba, kandi nanone ivuga ko ari igihe tubayemo ubu ngubu. Abemereye izi nyigisho bavuga ko kubaho kwa Satani byatangiye igihe Yesu yapfaga akanazuka, kuko ubutumwa bwiza bwatangiye kwamamara mu mahanga yose. Bityo imyaka igihumbi ni igihe Kiliziya ibayemo hagati yo kuzuka kwa Kristo no kugaruka kwe. Iyo myaka rero ntizaba ari ubutegetsi bwa politike ku isi, ahubwo ni ubutegetsi bw'umwuka. Indi nyigisho ya gatatu yitwa postmillennialism. Yesu azaza nyuma y'imyaka igihumbi. Iyi nyigisho ivuga ko isi izagenda ihinduka kubera ubutumwa bwiza. Hazabaho igihe kirekire cy'amahoro n'iterambere mu myaka igihumbi. Nyuma y'icyo gihe Yesu azagaruka. Aha imyaka igihumbi ishobora kuba nyakuri cyangwa ikigeranyo, ariko ibisobanura igihe isi izaba imeze neza mbere yuko Yesu Kristo agaruka. Mu byahishuwe ibice 20 havuga ko Satani azongera kuyobya amahanga mu gihe cy'imyaka igihumbi. Abemera imyaka igihumbi nyakuri bavuga ko Satani azafungwa burundu ku isi ntakomeze gukora ibibi. Abemera ko ari ikigeranyo bavuga ko Satani atabuze gukora, ariko imbaraga ze zagabanijwe kubera igikorwa cya Kristo. Handitse ko hazabaho izuka rya mbere y'imyaka igihumbi. Hari abavuga ko ari izuka ry'umubiri kubera gusa, abandi bavuga ko ari izuka ry'umwuka, bisobanura kuvuka ubwa kabiri cyangwa kwinjira mu bwami bw'Imana. Ibyahishuwe bivuga ko Satani azarekurwa akanya gato, azongera ayobya amahanga. Hazabaho intambara ya nyuma. Satani ajugunywe mu nyanja yaka umuriro n'amazuku, hanyuma habeho urubanza rukomeye. Abapfuye bose bacirwe urubanza. Hazatabaho ijuru rishya n'isi nshya. Ibi bisobanurwa mu byahishuwe ibice 21. Nubwo inyigisho zitandukanye, hari ibintu abizera bose bahuriyeho. Ikintu bahuriyeho nuko Yesu azagaruka rwose. Hazabaho urubanza rwa nyuma, Satani azatsindwa burundu, hazabaho ijuru rishya n'isi nshya. Abizera bazabana n'Imana iteka ryose. Icy'ingenzi si ukumenya neza uko iyo myaka imeze, ahubwo ni ukwitegura kugaruka kwa Yesu Kristo. Imyaka igihumbi ishobora kuba imyaka igihumbi nyakuri Kristo azategekera ku isi, cyangwa ikigereranyo cy'igihe kirekire hagati yo kuzuka kwe no kugaruka kwe. Ariko ubutumwa bukomeye ni uko amateka y'isi afite iherezo, kandi Imana ifite umugambi usobanutse. Reka mbashimire kuba mwakomeje kudukurikira. Turi muri bya bihe by'imperuka y'isi. Tugenda dusobanura ikintu ku kindi kugira ngo turusheho gusobanukirwa, tunamenye ibihe turimo nuko dukwiye kwitwara. Shishikariza abantu bawe wumve iki kiganiro, kandi niba utarakora subscribe, ukore subscribe ndetse na share, ude n'ibitekerezo kugira ngo ibiganiro byacu bikomeze kuba byiza. Imana ibarinde.